Mu gihe urugamba rukomeje kuba ruhatana cyangwa se kuba rushyushye hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe urugamba rushyushye cyangwa se mu gihe urugamba ruri guhinana bakubitana bigizanyayo, ubu ikigezweho ni uko abanyamurenge biyomoye ku itsinda rya bagenzi babo bagamije kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no gukomeza kugenda bakomeza gutanga ubuvugizi bukomeye cyane hirya no hino ku isi. Abo bamaze kwiyomora rero kuri bagenzi babo babarirwa muri Banyamulenge ngo Advocacy Association, abo ngabo noneho nyuma y'uko bamaze kujya mu gihugu cy'u Burundi mu kujya kwifatanya na Perezida Ndayishimiye Evariste, ubu noneho babonye bidakwiriye cyangwa se babonye bitagikenewe neza, bongeyeho noneho kuba batangiye kugenda bibasira inzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda bahereye kuri Perezida Paul Kagame. Batangiye kugenda noneho batangira kwibasira inzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda. Ubwo rero ayo ni amakuru tugiye kuba tugarukaho, si ayo ngayo gusa kandi turaza kongera kubabwira ko kandi nanone muri iyi ntambara nayo ikomeje guhuza igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran, ndetse tutibagiyemo ko na Israel iri kubarizwa muri iyi ntambara. Icyo tubuze kukubwira ni uko noneho Iran yaje kuba ica agahigo gakomeye cyane, ikaba yamaze kuraswa ku kitabashwa cy'indege ya Amerika. Iyo ndege ni indege itajya iraswa, mbese bivuga ko ari indege itajya iraswa, idashobora kuba yaraswa. Ni ukuvuga ngo ni indege imeze nk'ikibuga cy'indege, ni indege bayita F-35 cyangwa se fighting jet. Iyi ni indege rero y'intambara ishinzwe kugenda itanga itumanaho ry'amakuru y'intambara, ariko nanone ikaba yibereye mu kirere. Ni indege ishobora kumara igihe gihagije mu kirere itanga amakuru y'iperereza cyangwa se y'ubutasi, ariko nanone ku byerekeranye n'intambara akaba ari indege ifite ubudahangarwa bwo kuba itabasha kuba yaraswa. Ubu rero aho bigeze ni ukuvuga ngo indege yamaze kuba itangazwa ko yamaze kuraswa, aho yari imaze kuba iri hejuru y'ikirere cya Iran. Iran imaze kubona ko iyo ndege yamaze kuvogera ikirere, ihita iyikubita misile, aho yahise ibona ko nta kundi biri buze kuba bigenda, ihita yihutira ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati, kugira ngo itaza kuba yihutira kuba yashya ngo irangire. Birumvikana rero Amerika yahise itungurwa cyane. Amerika yatunguwe, iribaza ati ni gute iyi ndege ya F-35 ishobora kuba yaraswa, cyangwa se ni gute ikubitwa misile igashya. Abanyamakuru bamaze guhurura itangazamakuru, iperereza ryatangiye gukorwa, abenjeniyeri ndetse n'abandi bagiye batandukanye bafite ikoranabuhanga ridasanzwe bamaze kuba bahaguruka kugira ngo bakore iperereza rigiye zitandukanye, bamenye ngo ni gute noneho iyi ndege batekerezaga ko ari indege ishobora kuba itaraswa, noneho byaje kuba bigenda gute. Bibaze ikosa ryaba ririmo cyangwa se aho baba baragaragaje intege nkeya, bibaze ibi bintu ni gute bishoboka. Nyamara Iran yamaze kwigamba ko rwose ibi byamaze kuba biba, ndetse yamaze kwikubita misile ku buryo bukomeye cyane, ku buryo indege yahise ibura balance, ihita ihutira kujya guparika mu burasirazuba bwo hagati kugira ngo ibashe kuba yatabarwa itarashya yose ngo irangire. Ikindi rero turi buze kuba tukubwira nanone, ndaza kuba nkubwira ko nubwo Iran yamaze kubitangaza iraswa ry'iyi ndege ya F-35, n'ikindi ndibuze kuba nkubwira nuko Iran nanone ifite akababaro gakomeye cyane ko kuba yamaze kuba ipfusha bamwe mu bayobozi bakomeye cyane mu bitero yari yamaze kuba igabwaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri abo bayobozi rero harimo umujenerali umwe rwose wamaze kuba yitaba Imana. Urwo ni urupfu rukabije cyane rwamaze no kuba rushegesha abanya-Iran, ariko nanone bavuga ko ibi bagomeje kugenda bihanganisha abanyagihugu, ariko nanone banabifuriza kugira Eid Mubarak, kugira ngo nabo bakomeje kugenda bishimira Eid yabayeho, nubwo bafite urupfu rukomeye cyane rwa bamwe mu bayobozi bahagarariye iki gihugu cya Iran, cyangwa se mu idini nkuru ya Islam, cyane cyane ko Iran iyobowe na Islam, ntago ari igihugu cyangwa se ubuyobozi bwubakitse gutyo gusa, ahubwo ni ubuyobozi bwubakitse ku idini ya Islam.
turaza kuba tukubwira ko nanone rero bikomeje kugenda bigorana cyane hano hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo nakubwiye ko ari amakuru tugiye kuba tuguza tugasesengura. Mu by'ukuri mu biganiro byacu byashize ejo twari turimo tubasobanurira uburyo ki hari abanyamurenge bakomeje kutita ku maraso ya bagenzi babo, ndetse batita ku mfu zitandukanye za bamwe mu banyamurenge, ndetse n'uyu munsi bikaba biri kugenda bikorwa hirya no hino za Minembwe, abantu bicwa cyane bahohoterwa, bikozwe na leta ifatanyije na Repubulika y'u Burundi, ndetse n'ibindi bihugu byakomeje kugenda byifatanya nabo kugira ngo bakomeze gushoza urugamba kuri M23, ndetse nayo igakomeza kugenda igaragaza ubushake bukomeye cyane bwo kugira ngo irengere abaturage. Ariko nanone biragaragara ko nubwo hari ubushake bwo kurengera abaturage ndetse no gukomeza kugerageza gutabara bari kugenda barenganwa cyangwa se bahohoterwa bakorerwa jenoside, hari abakomeje kugenda babiyomoraho ndetse ku buryo bugaragara cyane, aho bari kuba basoma mbike ya bantu bari kubakorera bya mframbi. Ndavuga nk'aba ngaba leta y'u Burundi ndetse na Kisekedi. Urumva ko ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu biteye agahinda, ndetse noneho ntabwo bahagarariye aho ngaho. Namaze kukubwira ko ubu noneho batangiye kwataka inzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda. Aha ngaha batangiye kuba bavuga ko ubuyobozi bw'u Rwanda aribwo bukomeza kugenda bushoza intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bavuga ko bushobora kuba bujyayo mu rwego rwo kwishakira amabuye y'agaciro, nubwo inzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda zidahwema kugaragaza ko ibyo ntaho bihuriye n'ukuri kwakagombye kuba guhari, kuko inkomoko muzi y'aya makimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye kera cyane, ndetse banagaragaza ko amabuye atari cyo kigamijwe na Repubulika y'u Rwanda, ahubwo bo bagomba gukomeza guharanira gushyiraho inzego z'ubwirinzi kugira ngo hatagira ibishoboka guturuka hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikaba bishobora kwangiriza inkiko z'u Rwanda cyangwa se bikangiriza igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi rero ni ibikomeje kugenda bicicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bagenda bitanga ibitekerezo, ariko nanone ni ibintu byakomeje kugenda bititiza abanyamurenge aho bagiye baherereye hirya no hino mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko mu by'ukuri ni ibigaragaza ko iyi jenoside kugira ngo igabanye ubukana, ahubwo noneho igiye kongera ubukana, kubera ko abakagombye kuba bagaragaza akarengane aribo bagiye kugenda noneho basa nk'abagatwikira kubera kwishakira indamu n'amaramuko kuri abangaba bari kugenda babakorera iyi jenoside. Ikindi rero nakubwira nuko mu gihugu cya Irani nubwo hakomeje kugenda hamishwa ibisasu, nayo yamaze kugenda imisha ibisasu byinshi cyane ku gihugu cya Arab Emirates, cyangwa se tuvuge izi leta zunze ubumwe z'Abarabu, yamaze naho kugenda imisha ibisasu byinshi cyane. Ndetse ndaza kukubwira ko Israel yamaze kuba nayo yigamba ko ubu igiye kwimura wa muhora wa Hormuz, utagomba kongera noneho kutangira gusa umanura amavuta cyangwa se ibikomoka kuri peteroli ibiyerekeza mu majyepfo, ahubwo noneho ngo bagiye kubaka undi muhora ufata bya bikomoka kuri peteroli ndetse na gaze, bakabyerekeza mu majyaruguru kugira ngo Iran idakomeza kugenda ibishongoraho. Ndetse Benjamin Netanyahu icyo yaje kubavugaho, yatangaje ko nta bintu byinshi ashobora kuvugaho cyangwa se ngo atange detail ya buri kimwe cyose, ahubwo yamaze guca amarenga ko ibi ngibi bagiye gutangira kuba bakubaka undi muhora noneho ugiye kujyana ibikomoka kuri peteroli bidaciye mu muhora wepfo, noneho ubwo bagiye kwerekeza ruguru kugira ngo bahangane na Iran. Ndetse ikindi yaje kubatangaza nuko yatangaje ko ngo ibitero byo mu kirere bigiye kuba bigabanya ubukana, ahubwo noneho ngo bikaba bigiye gufata indi ntera yo kuba bafata igisirikare bakacyerekeza muri leta ya Iran kugira ngo bakureho ubutegetsi buriho bashyireho ubwabo bwite, kubera ko ngo bidashoboka ko hari impinduramatwara ishobora kuba yahindura ubutegetsi cyangwa se ngo habeho impinduramatwara iturutse mu kirere, ahubwo ngo bisaba kugira ngo
hinjire igisirikare gikomeye cyangwa se hinjire intambara iciye ku butaka kugira ngo ikureho ubutegetsi buriho yimike ubundi. Gusa aya makuru yo yaje kuba ahakanwa na Donald Trump ubwo bamubazaga ati koko haba hari imyiteguro yo kuba mwacisha igisirikare ku butaka igakuraho ubutegetsi bwa Iran mudaciye hejuru mu kirere. Ibyo yaje kuba bihakana ko nta myiteguro iratangirwa kuba babikora gutyo muri ubwo buryo, ariko noneho urumva ko Benjamin Netanyahu yamaze kuba abivugaho abicaho amarenga. Reka tutegeze turebe koko niba koko bigiye gutangira ku ntambara yo ku butaka, ibitero byo mu kirere bikaba bigiye kuba bihagarara. Rero amakuru ni menshi cyane, reka tuze guhura mu yandi makuru agiye kuba akurikiyeho mu kanya gato cyane. Reka nkushimire.